Reka mbifuriza kugira umugoroba mwiza mwese mudahwema kutwereka ko mukurikira YouTube channel Musinga TV. Mbifuriza gukomeza kugubwa neza kandi mwitegura ikizamini ku bafite ibizamini bashaka gukorera impushya z'agateganyo. Kuri iyi video uransanga inbox muri commentaire umbaze ikibazo cyose ushaka kumenya ku bigendanye n'amatara. Amatara y'ikinyabiziga. Amatara y'ibinyabiziga ari mu moko abiri. Hari amatara abonesha hakaba n'amatara agaragara. Amatara ndangambere na ndanganyuma ni amatara agaragara. Amatara ndangaburumbarare, amatara ndangacyerekezo, itara ryo guhagarara, amatara yo gusubira inyuma yo arabonesha kandi akanagaragara. Niyo batubwira ko ari amatara atuma umuyobozi agaragaza ko arimo asubira inyuma cyangwa se agiye gusubira inyuma, akabimenyesha abandi bayobozi. Ayo matara akaba ashobora kuba yera cyangwa se ari umuhondo. Itara ribonesha ku cyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga riba ryera byonyine, rigatuma izo nomero zasonerwa muri metero 20. Ibyo biri ku ngingo ya 81. Amatara ndangacyerekezo ingingo ya 80. Amatara ndangambere na ndanganyuma ingingo ya 77. Amatara yo guhagarara, itara ryo guhagarara rimwe ryaka iyo feri y'urugendo ikoreshejwe ni ku ngingo ya 79. Naho hari amatara abonesha, amatara maremare n'amagufi arabonesha mu nzira nyabagendwa, yo tuyasanga ku ngingo ya 78. Utugarura rumuri ku ngingo ya 75. Amatara ndangacyerekezo abonesha muri metero 150. Nijoro igihe ijuru rikeye, ku manywa igihe cy'umucyo ni muri metero 20. Ese akoreshwa ryari? Iyo ushaka kugaragaza ko ugiye kwerekeza iburyo cyangwa ibumoso nibwo ukoresha amatara ndangacyerekezo. Nibura muri metero 50 ugiye kugera aho uhindurira icyerekezo, ugaragaza icyerekezo ugiye kwerekezamo nibura muri metero 50. Abari imbere abari inyuma yawe bakamenya aho ugiye kwerekeza. Amatara ndangacyerekezo ngabagizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa. Rumyatsa, inshuro z'imyatsa zikaba inshuro 90 mu munota, zakiyongeraho cyangwa se zikagabanuka inshuro 30. Amatara ndangaburumbarare, amatara ashyirwa ku kinyabiziga gifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10, ugagishyira amatara ndangaburumbarare agaragara nibura muri metero 200. Nibyo itara rishakisha ariryo bitarahindukizwa. Turibona ku ngingo ya 76 riba ryera cyangwa ari umuhondo. Rikoreshwa bitewe n'umuyobozi, ntabwo rikoreshwa bitewe n'uko ikinyabiziga bigenda. Keretse umuyobozi niwe urikoresha, rikaba ryabonesha mu nzira nyabagendwa cyangwa se hirya yayo. Itara rihindukizwa ariryo bitara rishakisha. Ubwo ntiwabura kumbaza kubyerekeye n'amatara y'ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa hari abo njya mbona babeshya bakavuga ngo n'ibya gisirikare. Oya, biri mu moko 3. Ni ibitwara abarwayi, ni bya polisi ndetse n'ibizimyankongi. Ariko kandi ibinyabiziga bya polisi byose sindakumirwa. Ibitwara abarwayi byose buri gihe ntago ari ndakumirwa. Ibizimyankongi buri gihe ntago ari ndakumirwa, byitwa ndakumirwa iyo biri mu butumwa bwihutirwa bikarangwa n'abaza yihariye, igizwe n'itara rimwe cyangwa se n'amatara menshi amyatsa y'ubururu, cyangwa se n'abaza zitanga amajwi arongoroye kandi y'inshingiramatwi. Ibyo bana ku ngingo ya 36 n'37 mu mategeko y'umuhanda mu igazeti. Wajya ku ngingo ya 47 batubwira ku mburira zimurika. Imburira zimurika zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umugenzi uri imbere ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nibyo tubona ko gukoresha amahoni bigomba kuba iby'akanya gato kandi bigakoreshwa gusa mu gihe hari impamvu zo kwirinda impanuka. Ni ingingo ya 47 batubwira ko amahoni abujijwe gukoreshwa kuva izuba rirashe kugeza rirenze, keretse hari impamvu zo kwirinda impanuka. Amatara kandi tuyabona kuva ku ngingo ya 41 batubwira ko bibujijwe gukoresha andi matara yandi keretse amatara ari ku kinyabiziga yashyizweho. Bibujijwe gukoresha andi matara yandi cyangwa se utundi tugarurumuri uretse ibitegetswe cyangwa se amatara ategetswe n'ateganywa n'iri teka. Ubwo ni igazeti tuba turo dusoma.
rero birabujije gukoresha andi matara keretse amatara ari imbere mu kinyabiziga. Mu gihe atabangamiye abandi bayobozi bayakoresha uko wishakiye, ariko hanze y'ikinyabiziga ubujijwe gukoresha andi matara cyangwa se utundi tugarurumuri uretse ibitegetswe cyangwa se ibiteganywa n'iri teka. Twajya kuri 42 tukabona ku matara ndangambere na ndanganyuma. Amatara ndangambere ari ku mapikipiki, velomoteri, ibinyamitende, itara rimwe ryera ry'umuhondo cyangwa se risa n'icungarishije, naho ku bindi binyabiziga inyuma bigira amatara abiri ndanganyuma atukura. Amatara abiri ndanganyuma atukura ku binyabiziga bindi nk'imodoka. Niho tubona amatara aranga imirongo impererekane, imirongo y'abanyeshuri cyangwa se abasirikare bagenda ku murongo, baranga imbere n'itara ryera igihe bakoze umurongo urenze umwe, bakoze imbere ku isonga hari abantu barenze umwe, imbere bazarangwa n'itara ryera, inyuma itara ritukura. None baba batonze umurongo ufite uburebure burenze metero 6, ku mpande hashobora kugaragazwa n'itara rishobora kuba ryera ari umuhondo cyangwa se risa n'icungarishije, itara rimwe cyangwa amatara menshi yera y'umuhondo cyangwa se asa n'icungarishije. Iyo ngingo ya 42 niho batubwira ibinyabiziga bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa se bigenda ku ruhande rwawo. Ni amoko ane: utunyabiziga tw'abana, utw'abarwayi, utw'abafite ubumuga ndetse n'ingorofani. Ayo ni amoko ane y'ibinyabiziga bidashobora cyangwa se bidategetswe kugira ibimenyetso bibiranga mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa se bigenda ku ruhande rwawo. Amatara ni menshi tugenda tubona. Autobisi zitwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icungarishije kandi amyatsa, rimwe riri imbere indi riri inyuma. Nyabuna niba witegura ikizamini menya ko ayo matara abiri asa n'icungarishije kandi amyatsa, ntago ari asa n'icungarishije gusa, asa n'icungarishije kandi amyatsa. N'ingingo ya 76 mu byitonderwa, ndetse n'ahandi wagenda ugira ikibazo ku matara umpamagare kuri telefone yanjye umbaze cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp. Mwibutsa yuko WhatsApp twakwigishirizaho amategeko y'umuhanda ukabasha kumenya kandi ugatsinda wishyuye amafaranga make cyane. Ni megabyte za mwarimu wumuguriye. Mwari kumwe nanjye Maxime Kayumba mu isomo ryo muri uyu mugoroba. Mbibutsa ko wakora subscribe, like, comment, share kugira ngo iyi YouTube igere kuri benshi. Ahasigaye Imana ibahe umugisha, ibihe byiza, mwige mushyize mwete kandi muzatsinda.